umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Get Sport News, mbanze kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza cyane kandi mbabwira ngo mukomeze mugire impagarike n'ubugingo muri mwe mwese mukurikira gahunda za Get Sport News. Kuri no munsi rero ngarutse kuganira namwe ndi Charles nta mwemezi nk'ibisanzwe, ariko ndaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Anastase Tuyishimire. Tugiye kugaruka ku makuru y'imikino agezweho aka kanya, aho tugiye kurebera hamwe intsinzi y'Amavubi kuri no munsi ivuze iki, isobanuye iki. Ni mu kiganiro ku buryo burambuye mu kanya gatoya. Nyuma y'akaruhuko rero mbahaye ikaze nanone kuri Get Sport News, aho tugiye kugaruka ku ntsinzi y'Amavubi. Ikipe y'igihugu imaze gutsinda ikipe y'igihugu ya Centrafrica ibitego 5 byose ku busa. Abasore ba Mashami bakomeje kugaragaza ubushongore n'ubukaka mu by'ukuri, kuko bakumaze kwitwara neza mu mikino ibiri ya gishuti bamaze guhuramo n'ino kipe y'igihugu ya Centrafrica. Anastase, mbere na mbere reka mbanze nkwakire muri studio za Get Sport News. Urakoze cyane Charles nta mwemezi, ndanabishima cyane kuba muntumiye cyangwa se mumpaye umwanya wo kugira ngo tuganire nka Get Sport News ku ikipe y'igihugu Amavubi. Navuga ko yanyereye. Namwumva Anastase rero nuko ababibona. Tugiye kuganira rero kuri zino resulta Amavubi amaze kubona mu kanya gashize rwose. Mbere na mbere ariko reka mbanze mbibutse abakinnyi umutoza Mashami Vincent uno munsi yari yabanjemo, umve n'impinduka zari zabaye ugereranyije no muri weekend yashize ku munsi wo kwa gatanu ubwo bakinaga nino kipe ya Centrafrica ku mukino wa gishuti ubanza. Kuri no nshuro rero umutoza Mashami Vincent mwizamu yari yakoresheje Mvuyekure Emery, aba defenseur ni Rukundo Dennis, Ishimwe Christian, Manzi Thierry, Ndisark Salomo, mu gihe abakina hagati ni Nsabimana Eric tuzi nka Zidane, Iradukunda Bertrand, hakaza Ruboneka Jean Bosco, Mugunga Yves umwataka, Hakizimana Muhajiri ndetse na Dominique Savio Nshuti nibo bari kuri linye y'ubwataka. Urumva ko ugereranyije na equipe yari yakinishije muri weekend yashize cyangwa se kuwa gatanu cyumweru cyatambutse, urumva ko yari yahinduye 100%. Anastase, kuba umutoza w'ino shuro amaze kugerageza abasore be nkuko yabahamagaye hafi ya bose ku kigero kigera kuri 95% amaze kubakoresha, amaze kubona uburyo bahagaze, urabona niki bigiye gufasha ino kipe nationale Amavubi, niki bigiye gufasha umutoza Mashami Vincent kuri no performance bamaze kugira muri no mikino ibiri tumaze kureba ya Centrafrica? Urabibura niki bigiye gufasha kuri Mashami ndetse no ku ikipe y'igihugu Amavubi? Ngira ngo Charles unabikomojeho neza kuba Mashami Vincent yahinduye equipe yabanjemo uyu munsi bitandukanye n'iyabanjemo mu minsi yashize. Ibi ngibi navuga ko ni choix multiple ubundi nziza bajya bavuga ngo on échange par équipe gagne, ariko uyu munsi siko byagenze kuri Mashami Vincent. Ikipe yatsinze mbere yahindutse, noneho yahindutse nayo iraza ikora ibirenze ibya ya kipe yabanjemo ku munsi wa mbere. Gutsinda ikipe ya Centrafrica ibitego bigera muri 2 match ibanza, iyo ngiyo yari victoire ikomeye kandi strong kuri Mashami Vincent n'ikipe y'Igihugu Amavubi. Kumanuka mu kibuga rero ufite aba basore wabanjemo mwizamu wabanjemo Mvuyekure Emery, ukagira Rukundo Dennis, urabizi ko match iheruka ntabwo yigeze abanza mu kibuga, ukagera Ishimwe Christian, ukagira Manzi Thierry, ukagira mu by'ukuri ni Ndisark Salomo n'abandi bakinnyi ni benshi wanda bakomojeho. Ni kikwereka standard ikipe y'Igihugu Amavubi igezeho muri iyi minsi. Charles, ngira ngo tudaciye kure Abanyarwanda rehace hameze n'amezi batazi intsinzi ikipe y'Igihugu Amavubi. Baherukaga intsinzi y'Amavubi mu mikino niba ndi kubyibuka neza si ya Cani buri hari imikino ya Cani muri qualification gushaka iki gikombe cya Afrika sebwo hari match u Rwanda rwatse, ariko ni imwe niba mbyibuka neza. Baje gutsinda ikipe ya Mozambique ejo bundi ubwo baheruka kuyatira no Kigali. Yego, ariko nabwo match ibanza yari yadukubitiye iwaye dutsinda ibitego bijya muri bingaye muri 2 niba atari ni kimwe. Rero ku mutoza Mashami Vincent Charles navuga ko ni impinduka nziza. Mashami Vincent buri yavuze ati nawe aricara avuga ati nkanjye nk'umutoza mu masezerano y'umwaka mfite rwose ari short term period, reka ngira icyo nkora. Urabona ko aba basore bakiri bato hari cyo banduye mu ikipe y'Igihugu Amavubi,
imbaraga zariyongereye bitandukanye uko twabonaga babandi twakwita ngo ni abasaza si abasaza mu kaguru ariko nanone bigendanye n'imyaka bafite na ikipe y'igihugu Amavubi ishaka kugana byasaga naho bihabanye umunsi wa none ntabwo turi kubona Haruna Niyonzima ni umukinnyi abantu benshi badisikita bavuga ati niyo mpamvu Haruna Niyonzima ahamagarwa kandi ari umwe mu bakinnyi bashaje ngewe niba ngibuka neza nzi Haruna Niyonzima 2008 bwo atangiye gukina mu ikipe y'igihugu Amavubi imyaka ingahe 13 irashize nta gitangaza na kimwe tuzi kuri Haruna Niyonzima nta gitangaza na kimwe tuzi kuri abakinnyi bandi mutoza Mashami Vincent amagaraga igihe rero kirageze nako cyageze ko Amavubi akina ari ay'abatoya bafite imbaraga bagifite ya maraso mashyashya ashabutse baze mu kibuga bahangane dukeneye u Rwanda ko rujya mu gikombe cy'isi muri Qatar umwaka utaha 2022 kandi birashoboka turacyafite n'amahirwe menshi ashoboka ko u Rwanda rwajya muri iki gikombe rero nyamuneka nk'abantu mukurikiranye Get Sport News rwose namwe ndi bitekerezo byanyu muze kubyandika muri comment mutubwire uburyo muri kubona ikipe y'igihugu Amavubi y'abakiri batoya abajene batoya ese murabona bamerita koko barafiringa ikipe y'igihugu Amavubi ese Mashami Vincent nk'umutoza ku bwanyu mubona izi mpinduka yakoze zikwiye mbega ni nakazi kanakomeye cyane kwitangaza amakuru yagira ivuga riti igihe kirageze ko hajyaho impinduka mu ikipe y'igihugu Amavubi ari nabyo n'umutoza Mashami Vincent yakoze gwenda ntago twavuga ko yabikoze kubera pressure itangaza amakuru cyangwa se iki nk'umutoza nawe aricara akareba cyangwa se akavuga ati ikipe y'igihugu Amavubi ishaka erega Mashami Vincent bigendanye na kariyeri ariho nk'umutoza w'ikipe y'igihugu arashaka kubaka izina rikomeye kugera kuri uyu munsi wa none twabonye amakarebe yagiye anyura mu Mashami Vincent ntabwo ari kuri talent cyangwa se nta gafiringa kuba yatoza amakipe y'amakarebe habwo igihe kirageze kugira ngo akonfirime bavuge bati niwe mutoza w'umunyarwanda dufite tunakeneye ko tugeza kure hashoboka kujya kuri umunsi wa none reko u Rwanda rufite tuyizi ku batoza b'abazungu ba Ratomiri 2004 bandi kubyibuka neza rero uyu niwo mwanya wa Mashami Vincent no kugira ngo yigaragaze nk'umutoza w'umunyarwanda umwanya yahawe ntapfusha ubusa barekera bagahembwa amamiliyoni hariya urumva bagahembwa amamiliyoni hariya igikurikiyeho rero niki na confirme nkuko yatangiye kubikora mu mikino niba uyu munsi watsinze Central Africa mu mukino wa gishuti turabishaka no mu mikino ya makompetisiyo ari konfondi unumanuka mu kibuga n'ikipe y'igihugu y'Ubugande mu gushaka tike y'igikombe cy'isi cyangwa se n'indi ekipe usiki utanzitse nk'uko uri kubikora ku ikipe y'igihugu ya Central Africa uyu munsi wa none hari abavuga ngo u Rwanda ngo rwatsinze ngo ikibonobono ngo nanjye yego natangiye mbivuga ngo rwanyereye yego nibyo kuvuga ngo rwanyereye ruri hejuru y'ikipe y'igihugu ya Central Africa uyu munsi wa none nibuza gutsinda bajo Frekondobia urumva bari mu kibuga pourquoi utaza kumanuka hariya za Algeria ukazisya niba tuzi ko ari za kipe zazaga zikadutsinda ibitego bijya muri bine byose kuri kimwe cyangwa kubuza igihe kirageze ko amajya n'amaza recto verso revolution mu ikipe y'igihugu Amavubi zikora akazi zinatanga n'umusaruro ubikomeje uvuga ati nicyo gihe cyo kugira ngo revolution zigaragare mu ikipe y'igihugu bano basore bakiri bato berekane nabwo umusaruro ko bawutanga muri equipe nationale ariko Anastase hari ikintu je nakubaza kuri kano kanya nako wari unabaye nkugakomozo gatoya uragize uti banyereye ese banyereye kuri ino kipe ya Central Africa ese Central Africa ni urugero rwiza rwo kuba twageragerezaho equipe yacu nationale Amavubi uno munsi cyangwa ni kwa kundi wenda baguye kuri ya equipe navuga ko nayo itishobe navuga ko muri Central Africa turebye n'ibibazo by'ibero by'umutekano twavuga ko equipe nationale yaba ari uko yahuye na equipe nayo idakomeye wenda niko nabyita cyangwa se ni urugero rwiza rwo kuba equipe nationale yatangira yaba yagerageje kugira ngo izamure n'ikizere cyayo ntabwo Central Africa ari ikipe yoroshye ikipe yemeye kuva Ibangi ikaza mu Rwanda utekereza iminsi maze mu Rwanda icyumweru cyajyaga kuzura imaze mu Rwanda ntabwo ari ikipe nayo yaje ishaka gutanga amanota nyane ikipe yaje ishaka kuzamuka rero ngiye n'uwavuga ko u Rwanda rwatsinze Central Africa ngo ni ikipe yari iri hasi iciriritse ntago mbyembera nubwo navuze ko u Rwanda ruri hejuru ya ekipe ya Central Africa dukurikije performance ndetse n'ibibazo by'umutekano biri muri kiriya gihugu bitandukanye n'u Rwanda ku Rwanda ngiye kenshi mbigarukaho ndavuga nti niyo yaba ari imyitozo ubundi hari umutoza wigeze kuvuga nabo ni kubyibuka neza aravuga ngo niba uzi kuzavuna umuntu muri match no mu myitozo byitoze umenye niko bigenda ubundi rero nk'u Rwanda nk'igihugu
nk'igihugu kiri kwitegura kompetisiyo ikomeye ku rwego rwo hejuru y'igikombe cy'isi, gushaka tike y'igikombe cy'isi. buriya mezamo igikombe cy'isi gitandukanye n'igikombe cya afurika, gitandukanye na cyane. yego yose ni amarushanwa, ariko buri kimwe kigira uburemere bitewe n'izina cyitwa cyangwa se n'umubare urumva world cup na afcon ntaho byahura cyangwa se na cyane, sibyo? ariko iyi match u Rwanda rwakinagamo na Central Africa, abantu mu nyumve neza, ntago ari match iri ku rwego rwo hasi. iyi ni international friendly game izwi na FIFA, sibyo? buri umukino uzwi na FIFA utandukanye n'abandi utazwi na FIFA. uwo ngo wanavuga ngo uraciriritse, ariko ku mutoza w'ikipe y'igihugu Mashami Vincent, ku mutoza w'ikipe y'igihugu ya Central Africa, hari icyo bose bize, hari n'ibyo abakinnyi b'aya ma ekipe bombi bize. gusa navuga ni ku Rwanda, jewe ku bwanjye numva nk'iyi squad y'abakinnyi bose Mashami Vincent ko yabahamagaye ubundi itahinduka, aribo yahamagara. ntitwite ku byo batarahamagaye, ibyo ntibitureba. niba ufite Meddy Kagere ukagira n'abandi bakinnyi batandukanye hariya, n'aba basore bakiri bato, ejo bundi utarabonye umupira ngo wabije Brian Clovis yateye, ninde utarabonye performance y'umuzamu Buhake Clement, ninde utarabonye performance ya Clement wa Sport cyangwa Nishimwe Blaise n'abandi basore batandukanye. uyu munsi wa none twaje kubona performance z'abandi bakinnyi banyuranye. ubikomeje nanjye no kukubaza ku musore Mugunga Yves, ku musore Mugunga Yves uno munsi rwose performance yagaragaje muri national, igitego yatsinze akacyishimira ku buryo bwo hejuru. ese niki wamuvugaho? ni umwe mu basore badakoreshwa cyane muri ikipe ya APR FC, ariko umutoza Mashami yamugira icyizere kuri ino nshuro, yanditse n'igitego cye cya mbere muri equipe national. niki wavuga kuri uno musore mu magambo make? icyo navuga rero kuri Mugunga Yves, ibinyamakuru byinshi nabonye byamwanditse, yabaye Isimbi, byaba ibinyamakuru bimeze bite, kuko binagendanye n'uko ari na match yanatambukaga live kuri televiziyo y'igihugu ndetse no kuri radio y'igihugu n'andi maradiyo atandukanye. wenda natwe ibihe nibigenda neza mu minsi iri imbere kuri Get Sport tugomba kujya tuba duhari, nta kibazo na kimwe. Charles wicaye hariya kavuga uti wenda ntumenye umuntu runaka ntaza dusesengurana iby'umukino, ariko still kuri Mugunga Yves ni typical performance nziza ayo ku rwego rwo hejuru. navuga ni wenda nicyo nakwita ngo ni renew unity and everlasting unity, cyangwa se kuba abantu bakongera kugarura ubumwe, noneho bakagora bwa bumwe buhora mu ikipe y'igihugu Amavubi. ndavuga ko bigendanye n'insinzi. iyi nsinzi y'uyu munsi ntabwo nk'abanyarwanda irangiriye ahangaha. ntibizabe nka bya bindi by'abantu twabonye u Rwanda rwatsinze amasuime bagira gute barasohoka ijoro ryose, abakecuru basohokana amasahane n'amarusha bakubita batisa mukecuru ko wasohotse ari muri corona, batu u Rwanda rwatsinze, polisi tise rwatsinze yihati. icyo nzi cyo nuko rwatsinze ati ni muri tereka duserebure. uyu munsi dukeneye guserebura noneho bya nyabyo, tujya mu gikombe cy'isi. duheruka ibyishimo twahawe na Jimmy Gatete 2004, tujya mu gikombe cy'isi. urabyibuka u Rwanda rutsinda ikipe y'igihugu y'Ubugande, rukanagaruka rugatsinda ikipe y'igihugu ya Ghana ibitego 3. nibwo u Rwanda ruheruka ibyo byishimo. Purukopa uyu munsi ngwabije atadufata akatujyana mu gikombe cy'isi, Purukopa Buhake Clement uyu muzamu ukiri muto atadufata akatujyana, Meddy Kagere atatujyana, Rwatubyaye atatujyana. still nk'abanyarwanda tugomba gushyira hamwe, nk'uko nayo mbivuze ngo ni renew unity everlasting unity, bigomba guhoraho. nibyo ngayo nguko nibyo bivugwa mu Mavubi. icyo wamenya nuko uno munsi umukino w'uno munsi waje kurangira ikipe y'igihugu Amavubi itsinze ikipe y'igihugu ya Central Africa ibitego 5 byose ku busa. Ruhajiri Hakizimana niwe yafunguraga amazamu, maze umusore Mugunga Yves yashyiramo igitego cya kabiri, mu gihe umusore bita Twizerimana Martin Fabrice yatsindaga ibitego 2 muri uno mukino, maze Savio Nshuti Dominique nawe akaza gutsinda igitego cya 5, maze bikarangira ekipe y'igihugu national Amavubi ibonye intsinzi ikomeye cyane imbere ya Central Africa kuri Stade National Amahoro. birangira bityo, ariko Anastase tugana ku musozo, ariko urase ku ngingo kera kabaye noneho umusore bita Savio Nshuti yaje kongera kubona amazamu mu ikipe y'igihugu Amavubi. niki wavuga kuri uno musore Savio Dominique Nshuti uno munsi wongeye kubona urucundura mu by'ukuri mu ikipe y'igihugu national? ntabwo Savio yaraherutse, reka yeze yongera abakirigite bamwumve. ntabwo yaraherutse, reka yongera abakirigite bamwumve. mperuka Savio muri Chani yabereye muri Cameroon.
cyari cyo gihe cyo kugira ngo yongere rwose akore performance cyangwa yigaragarize umutoza Mashami Vincent. Sinzi Mashami Vincent arangarukamo cyane, numwe mu batoza banshimishije muri iyi mikino ibiri yombi. Ubusanzwe ndi umuntu utapreferingaga cyane mutoza Mashami Vincent bigendanye n'uburyo atoza cyangwa se na squad n'uburyo ubundi Mashami Vincent atangiye guhinduka. Mashami Vincent yatangiye guhinduka rwose mu mikino ya cyane ubwo yafataga Byiringiro Rage akamubanza mu kibuga. Yari wa mutoza ugira imyumvire ntazahana yivana, havuga ati abakiri bato ati nta bakiri bato nta. Ariko uyu munsi wa none vrema kuri Mashami Vincent jewe ndayamanitse. Wamuhaye credit, urumva credit Anastase akabazihaye umutoza w'ikipe nationale Amavubi, kuko ino mikino ibiri agaragaje ko hari impinduka yakora muri nationale kandi zigatanga umusaruro. Twaribonye abasore bashyashya yahamagaye baba abo mu gihugu hano imbere ndetse nabavuye ku mugabane w'i Burayi, bose bagaragaje performance nziza kandi bagaragaje ko batanga umusaruro muri ekipe nationale Amavubi. Bikomeje rero kwerekana ko nationale hakwiye kubamo impinduka, hakwiye gutekereza ku bana bato nabo bafite impano bakazigaragaza. Twaramubonye umusore Kwitonda Are yavuye muri Bugesera araza yitora neza. Twaramubonye wo bita Blaise Nishimwe, mwana muto cyane. Bamugunga Yves twababonye ndetse na ba Christian. Ubwo naha Mashami ndetse n'abandi bantu bareberera umupira w'amaguru no mu Rwanda bagakomeza gukurikirana zino mpano ntoya, kuko hari icyo zatanga umusaruro muri ekipe nationale Amavubi. Ngushimira cyane Anastase, tushimire ku kiganiro cyiza tugiranye kuri Get Sport News, kandi nizera ko n'indi munsi tuzagukenera hano kuri Get Sport tuzababona. Njyewe rwose I'm already hari umuntu rwose wanditse kuri statiye avuga ati when you have people who encourage you for doing something you will work hard and well. Mashami Vincent ntakubeshye rwose njyewe Charles bigendanye na mikoro z'igitangazamakuru nkorera na kamera z'igitangazamakuru nicaraho, Mashami Vincent nteye performance ntazahanivuye. Sinzi uburyo nabivuga. Nibyo rero mwabyumvise nuko byaje kugenda. Gusa icyo nabibutsa nuko mu kwezi kwa 9 ariho equipe nationale Amavubi aribwo izabikina imikino ya qualification y'igikombe cy'isi, aho iri mu itsinda rimwe na Mali, Kenya ndetse na Uganda. Umukino wa mbere wo gufungura izakina n'ikipe y'igihugu ya Mali. Ndabashimiye rero mwe mwari mudukurikiye kuri gahunda za Get Sport News mu kiganiro cy'imikino. Mbabwira ati mukomeze mugubwe neza cyane aho muri hirya no hino mu duce tugize igihugu cyacu, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese ndabashimiye cyane kuko mukomeje kudushyigikira mudukurikira kuri Get Sport News. Mbabwira ngo mukore subscribe, mukore comment, mushyireho like ndetse na share kugira ngo ibyo dukora mubigeze no ku bandi bantu aho bari hirya no hino. N'abantu mudukurikira muri hanze y'imbibi z'igihugu cyacu, mwese ndabashimira kandi mbona ko mudukigikiye kandi n'ibitekerezo muduha mukomeze mubishyireho kugira ngo natwe dukomeze dutere imbere kandi duteza n'imbere ibyo dukora tunarushaho kubinoza. Mugubwe neza rero, mukomeze mugire umugoroba mwiza cyane.